Kuri uyu wa kabiri tariki 5 ukwakira muri uyu mwaka wa 2021 i Kigali mu Rwanda ahatangijwe amarushanwa y'abanyeshuri bo muri za IPRC zo mu Rwanda namwe mu mashuri y'imyuga. Hakazatoranywamo umunyeshuri umwe ugomba kuzahagararira u Rwanda mu gihugu cya Namibia umwaka utaha wa 2022. Ni igikorwa cyabereye muri IPRC mu mujyi wa Kigali, aho bamwe mu banyeshuri bavuga ko bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo bazahagararire u Rwanda. Uyu ni Nizeyimana Janvier wo muri IPRC Kigali wiga ibijyanye no gusudira, aho avuga ko ibanga ryatumye atoranywa ku rwego rw'igihugu ari ugukora cyane, gusenga n'ikinyabupfura. Nitwa Nizeyimana Janvier, niga muri IPRC Kigali. Ibanga ni ugukora cyane no gusenga na discipline muri rusange. Ibyo byamfashije kuba ndi hano. Ni irushanwa bari irushanwa, ariko nariteguye neza bihagije, nta kabuze ndumva nzagerayo. Gusudira ni ibintu avuga ko ngo yatangiye kera abitewe no kubikunda. Impamvu naje mu bintu bijyanye na sudire narabikundaga kuva kera nkiri n'umwana, nabonaga abandi babikora nkumva ndabyishimiye. Ubwo rero birangispira mpitamo kuza kuba nabyiga. Ngize Imana nza no mu kigo cyiza cya IPRC Kigali. Naho ku rundi ruhande Igiraneza Denise wo muri IPRC Karongi we avuga ko abikesha kwiga cyane no kwihugura ahantu hatandukanye. Amazina nitwa Igiraneza Denise, nkaba naturutse muri IPRC Karongi. Mfite icyizere cyo gutsinda kuko nakoze training zihagije, mfite icyizere cyinshi cyo gutsinda. Ahamagarira abagenzi be b'abakobwa akwitinyuka nabo bakagana amashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro. Mbona abagira inama yo gutinyuka, kuko iyo ikintu kirebera hanze ari gusa ububona gikomeye, ariko iyo kigezemo kiba cyoroshye nta kibazo. Iyo ubikunze, icyambere no kubikunda, iyo ubikunze ukabigeramo urabikora nta kibazo. Nabagira inama rero yo kubikunda, nyuma yo kubikunda bakaza tugafatanya. Izi competition rero zidusigira na experience mu buryo bwacu bwo gukora bwa buri munsi. Dr. James Gashumba, umuyobozi mukuru wungirije w'amashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro mu Rwanda, avuga ko aba banyeshuri batangiriye hasi bapiganwa bakaba abahiganirwa akuzahagararira u Rwanda muri Namibia. Avuga kandi ko bazasarura ubumenyi bukomeye cyane buzabageza ku rwego rwo hejuru. Iri rushanwa ni nkuko ureba umuntu yitegura yitoza ashaka kujya muri Olympique, ni kimwe rwose. Ibi ngibi ni ukurushanwa batangiriye hasi ku district, barushanwa bagera kuri province, none abaje hano ni abatsinze abandi, bahize abandi ku bice kuri provincial level. Ubwo abaje hano barahigira kugira ngo hazavemo abahagararira u Rwanda muri iriya competition izabera muri Namibia. Ureba ko ari ikintu kinini kuri twe, kuko nitujya muri Namibia tuzaba duhura n'abandi, harimo n'ibihugu nka South Africa bateye imbere mu myuga n'ibindi. Kuri twe ni ikintu gikomeye, ntabwo ari ikintu dufata nkaho bisanzwe. Dushaka kwitoza, abana bacu bakajyayo bagahigana n'abandi, twagira amahirwe, abatsinze bakazajya ku competition y'isi yose izabera muri Shanghai. Kuri twe n'abanyeshuri ni ikintu kigari kinini, kandi tuzagenda tubyubaka neza kugira ngo mu myaka itaha tuzabe tugeze ku rwego rwo hejuru cyane. Tuba dufite imbogamizi, aho niho twagombaga kugira porogaramu nangwa se mbese muri Namibia hazaba hari imyuga 14 bazaba bapiganiramo nangwa se bahanganamo. Twabonye indi tutarashobora kubona ibikoresho bihagije, twemeza ko hagenda abajya kuduhagararira mu myuga mu byiciro bine gusa.
ubwo rero ibyo uvuze ni ukuri, turakiyubaka, ariko twakwifuje ngo mu myaka itaha tube dufite umuntu buri mwuga wose, tube dufitemo uduhagarariye. ubwo yafunguraga ku mugaragaro aya marushanwa, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe ikoranabuhanga, imyuga n'ubumenyingiro, Madame Irere Claudette, yavuze ko aba banyeshuri babasaba kuzitwara neza ariko kandi bakanabafasha kwitegura neza kugira ngo bazabashe guhagararira u Rwanda neza. Turabasaba ariko turanabaha ibyo bakeneye byose kugira ngo babashe kwitegura banabikore neza. Twifashisha imfashanyigisho tuba twagiye dukurikiza n'ibyo ahandi hose ku isi barimo bigisha. Wenda igishobora kugorana ni uko batabona umwanya uhagije wo gukora pratique, kuvuga kwimenyereza, kubera yuko mu bindi bihugu usanga abanyeshuri bimenyereza mu companies y'abikorera. Hano abikorera iwacu navuga ko ubushobozi butarahaza ku buryo bagira ibyo bakora bakagira n'ibyo baha abanyeshuri bakitorezaho. Gusa turimo gukorana, ndetse nuko bigenda bishoboka kose tugenda tugira abo dushyirayo, tukagira n'uburyo tubafasha kugira ngo bakomeze bakore. Ariko ubundi mu buryo bw'imyigire abanyeshuri bacu rwose baduhagararira aho ariho hose. Ni amarushanwa yahuje abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro mu Rwanda, aho yahereye mu turere n'imirenge, ubu akaba ageze ku rwego rw'igihugu, aho kugeza ubu abasigayemo ari abanyeshuri 20 barimo abakobwa 2 bagizwe n'abakora ubwubatsi, amashanyarazi, gusudira no gukora amazi. Kuri uyu wa kane hakazatoranywamo umunyeshuri umwe gusa ugomba kuzahagararira u Rwanda mu gihugu cya Namibia umwaka utaha 2022. Ni nkuru mwateguriwe na Ana Cretine Rushwa, Ibendera TV mu mujyi wa Kigali.